bakunze ba televiziyo Icyaha Gihire, aho muri hose abari mu Rwanda n'abari muri diaspora ndetse n'abakunzi ba Kiliziya Gatolika muri rusange. Nk'uko nkunda kubivuga, niyo operating system dukoreramo Kristo Yezu akozwe. Iteka ryose mu izina ryabo. Iteka ryose mu izina ryabo. Wow. Rero murabona ko uyu mugoroba udasanzwe, ndi kumwe n'umuntu w'umugabo usa neza cyane kandi ugaragara nkaho ari umuhanga. Hari impamba yatugeneye uno munsi ishimishije cyane. Ubungubu tugiye kuvuga kuri shitani, tugiye kuvuga kuri sekibi. Ubundi hari ukuntu abantu bajya baminuza mu bumenyi bw'isi cyangwa mu bumenyi bwa muntu cyangwa mu bintu bijyanye n'Imana, za teolojiya, iby'isi, za geography, ariko bakirengagiza, tukavuga ngo dufite umwanzi ngo urenze, ngo umwanzi uruta abandi banzi ngo ni sekibi, ariko we tukanga kumumenya, tukamutinya, tukagira ubwoba kandi ntawe twamucikira tuzabana. Uyu mugabo turi kumwe, we noneho yaminuje mu bintu byo kumenya sekibi, yamukozeho n'ubushakashatsi, yavumbuye amabanga menshi kuri we. Iki kiganiro rwose kiraba kiryoshye, reka dutangire tumwakira. Urakoze. Ndumva natangira nibwira abakunzi b'Icyaha Gihire TV. Nitwa Muzigabanga Jean Claude, nkaba ndi umugabo w'imyaka 50, ndubatse, mfite umugore n'abana 2. Ubu nkaba mbarirwa muri paruwase Yezu Nyirimpuhwe Kabuga. Warutangiye rero uvuga uti umuntu yaraminuje mu bya sekibi aho twaba dukabije cyane, kuko ibya sekibi ntabwo nabyize, ntabwo navuga ngo naraminuje, ariko kuko umuntu ahora ashakashaka, umuntu ahora ashakashaka ubumenyi, byabaye ngombwa yuko navuga ngo nibanda kuri icyo kintu, kuri uwo mwanzi wa muntu w'ibihe byose. Ndavuga nti ni ngombwa ko umuntu amugiraho ubumenyi, kuko burya ntabwo ushobora guhangana n'uwo utazi. Niba rero ari umwanzi, mbere yuko yenda tumuvugaho, mu bijyanye no gusenga, uri umukatolike, uri umuprotesta, ubutumwa, niba uri umukatolike ubutumwa bukorera he? Kangufatire nta kibazo. Urakoze cyane. Ndi umukristo gatolika, nkuko nari maze kubivuga, nyine nkaba mbarirwa muri paruwase Yezu Nyirimpuhwe Kabuga, ariko nyine birumvikana ko nakoze n'ibintu bitandukanye, kuririmba, kuba mu miryango ya Action Gatolika nk'abakarismatike. Muri rusange navuga ko ubuzima bwanjye bwa gikristo ari ubwo ngubwo. Ko hari amakuru mfite kuko ukora no kuri Radio Maria Rwanda. Icyo ndumva reka kano kanya tube tukirezerivye, tube tukihoreye, twazakiganiraho mu kindi gihe. Uzemera ko hakora ubutana? Nta kibazo. Okay, nyine nkuko twabanje kubiganira nge nawe, uno munsi tugiye kuvuga kuri shitani. Nihe motivation, kubera iki nyine wahisemo gukora ubushakashatsi kuri shitani? Murakoze. Reka nabwo nse n'ukosora gatoya ko ntabwo ari ubushakashatsi bwimbitse naba narakoze, ahubwo nashatse amakuru. Ubu ndimo ndakora icyo nakwita icyegeranyo ku mabanga sekibi cyangwa se shitani cyangwa se roho mbi cyangwa se icyo bamwe bita amadayimoni zagiye zimena. Ubwo ndimo ndakora rero icyo cyegeranyo kugira ngo mbishyire hamwe, noneho abantu babimenye kubera iki. Kuko buriya twagize amahirwe yo kumenya Imana kuko yatwihishuriye. Imana yihishuriye abantu. Ariko iyo usomye Bibiliya, aricyo gitabo gitagatifu, usanga shitani bayivugaho mu ntangiriro mu mutwe wa 3, aho bavuga ishuka abakurambere bacu Adamu na Eva. Hagati muri Bibiliya bakagenda bayikomozaho gake, bakongera gusa n'abayivugaho mu buryo burambuye mu byahishuwe, bavuga uko izatsindwa. Aho rero birumvikana ko nta handi hantu wakura amakuru. Ushobora kuvuga uti wenda hagati aho muri icyo gihe kindi kiri hagati yo kuremwa kwa muntu no kuzatsindwa kwa sekibi yibereye aho ngaho nta gikora. Ariko mu by'ukuri
irakora ibana na muntu mu buzima bwe bwa buri munsi, iramwangiza, imukorera ibibi byinshi. Ibyo rero ni ngombwa ko umuntu abimenya kugira ngo nashaka no kuyirwanya amenye umwanzi arwanya uwo ari we, kuko ntabwo warwanya icyo utazi. nanjye mbana na shitani. Reka twe kuvuga ngo ubana na shitani nk'aho muri inshuti, ariko ufite aho uhurira nayo, kuko shitani n'icyaha ntibisigana. Ubwo rero uvuze uti ntaho umurira na shitani, ni uko nta n'icyaha waba ukora. Nibyo aho ngaho urankomvense. Ntacyo no gukomeza utubwire, wari tubwiye ko ku bijyanye n'amabanga. Yego, murakoze. Nari mvuze ku byerekeranye nuko mu by'ukuri ndimo gukorera muri iyi domene, muri mu gushakisha ubumenyi ku bintu byerekeranye n'imikorere cyangwa imibereho ya Sekibi, kugira ngo mbisangize n'abandi, kubera ko n'ubumenyi navuga ko abantu bagerageje kumenya Imana. Turazi abantu bakora ubushakashatsi muri teoloji, ariko kugeza ubu ngubu hari icyo bita demonoloji. Abantu benshi bashobora kumva ari bwo bwa mbere bacyumvise, ariko ni ubumenyi kuri Sekibi. Demonoloji no barimo nk'ibintu by'amadayimoni. Birumvikana. Iyo ubwo hahita humvikanamo ijambo demo, ari byo bivuga nyine amadayimoni, ariko mu mvugo yindi bakabyita roho mbi cyangwa se bakabyita amashitani. Ibyo rero ntabwo nabigiyemo kuko mbikunze, wenda kuko nyashyigikiye, kuko nshaka kuyamamaza, ahubwo nuko nasanze kuba abantu bafite ubumenyi buke kuri ibi bintu bituma rimwe na rimwe bakurikira Sekibi buhumyi, cyangwa se ibyidukorera ubugome bwayo, aho kugira ngo abantu bumve ko ari ubugome bwa Sekibi, rimwe na rimwe ahubwo bakabyiyitirira cyangwa bakabyitirira Imana. Uzasanga rimwe na rimwe hari igihe abantu bavuga ngo abantu turi babi, abantu turi abagome, abantu n'abicanyi, abantu n'abagizi ba nabi. Icyo kenshi bakunda kwita ngo kamere muntu. Kamere muntu iyo turayizi, tuzi ko Imana yaremye umuntu utunganye, umuntu usa nayo. Icyo gihe rero tuvuze ngo iyi ni kamere muntu, icyo gihe twaba dusa naho tugaragaje ko umuntu yaremwe muri kamere mbi. Ariko mu by'ukuri reka tubyite ngo ni kamere shitani muri muntu. Kamere shitani yangije muntu, yanduje muntu, igafata kamere yayo ikayishyira muri muntu ikamwangiza. Shitani yangije muntu cyane ku buryo bigera n'ahantu rimwe na rimwe twibeshya tukaba twakwiyitiranya na shitani cyangwa roho mbi. Ndabyumva. None se ubwo bushakashatsi nyine wakoze ugeze hehe? Ni iki wavanyemo? Urakoze. Muri rusange ndimo ndakora icyo nise icyegeranyo cy'amabanga. Icyegeranyo cy'amabanga Sekibi zagiye zimena. Zayamennye kubera iki? Muri rusange Sekibi yagiye imunga umuntu bucece, nk'uko nari nabivuze kuva mu ntangiriro umuntu akiremwa. Ariko mu bihe bya vuba, ubwo ni ukuvuga ngo usanga zimena amabanga mu bihe bya vuba. Aha reka tuvuge nko mu gihe coronavirus yatangiraga, Imana yaje kugira uburakari, kuko noneho Sekibi yageze aho igira umugambi byeruye wo gushaka kurimbura muntu. Wenda turaza kubivugaho mu kanya. Noneho Imana isanga uko Sekibi yagiye yifatira abantu bucece, iyo ntabwo Imana yari gufata umwanya ngo ujye kutubwira ibya Sekibi, ahubwo yo Imana ijuru, nimvuga Imana cyangwa ijuru, ububasha bw'ijuru birabisobanura kimwe. Ububasha bw'ijuru noneho butegeka shitani cyangwa Sekibi z'ubwayo kwimenera amabanga. Aha rero muri ayo mabanga maze kugenda negeranya, uzasanga harimo amabanga asa naho ari aya Sekibi kuva mu ntangiriro ibaho kugera mu mpera zayo, cyangwa se kuko ivuga uburyo zigometse ku Mana kubera kwikuza kwazo. Iryo ni ibanga rya mbere. Iryo navuga ko ari nk'ibanga rya mbere, kuko hari ibyo dusanga muri Bibiliya
ariko zo mu mabanga zategetswe kumena hari n'ibyo zivuga noneho zigatanga icyo twakwita nk'amakuru arambuye ku buryo umuntu azabasha kuzumva akamenya amayeri yazo, akamenya imigambi yazo, noneho akarwana, noneho umuntu agatangira guhangana nazo azizi. Aho rero navuga ko ari ijuru ryakunze muntu cyane, ndetse na Sekibi ubwazo zivuga ko niba hari agasuzuguro gakomeye ijuru ryazisuzuguye ari ukuzitegeka kumenera umuntu amabanga, kandi atari uko zimukunze, niwe zanga kuruta ibindi byose, niwe mwanzi wazo nomero ya mbere, ariko noneho zigategekwa kumumenera amabanga. Aha rero ni ikintu gikomeye, kuko ubundi Imana yarihishuye, ndetse igenda ikoresha abantu kuyimenyekanisha abo yihishuriye, ariko noneho Sekibi cyangwa roho mbizo nabo bijya bivuga ko ngo n'abagirana nazo amasezerano cyangwa ibihango, ikintu cya mbere zibategeka ari ukutamena ibanga, ari ukuzihishira. Ngibyo rero bituma navuga ngo umuntu aba mu kintu kimeze nk'umwijima wo kutazimenya, kandi zo zivuga ko kuba umuntu atazizi, kuba umuntu atazi ubugome bwazo, ahubwo rimwe na rimwe akazitiranya kuri zo ni nk'inyungu, kuko umuntu aramutse azimenye yamenya n'uko azirwanya. Ubwo rero zivuga uburyo zigometse ku Mana, zikavuga uburyo zaciwe, cyane cyane ngo buriya zikaba zaraciwe kubera kurwanya umushinga w'iremwa rya muntu. Hanyuma zikaza kuvuga uburyo umuntu amaze kuremwa zamushutse, ibyo byo na Bibiliya irabivuga, ariko zo zitanga noneho n'amakuru y'ukuntu zicaye zigatongera mbere yo kujya kumushuka icyaha. Ujya wumva ngo icyaha cy'inkomoko, zigatongera uburyo umuntu niziramuka zimushuse bigakunda, kuko ngo buriya zijya kumushuka, zagiye kumushuka nazo zitiyizeye, zitazi ko biri bukunde, kubera ko umuntu ari ikiremwa Imana yari yaremanye ubushishozi n'imbaraga nyinshi cyane, ikiremwa gifite ubudahangarwa. Noneho zo zivuga ko ngo zijya gushuka umuntu zamushutse nazo zishidikanya, ariko zirabanza ziratongera. Ubwo iyo tugiye mu bintu by'isi y'ububasha cyangwa se mu bintu bya roho, ni ukuvuga ngo ikintu gikozwe cyose kigira agaciro. Zatongereye rero icyaha, uburyo umuntu naramuka azumviye agasuzugura Imana, icyaha kizamugiraho ingaruka. Ni nayo mpamvu nyine ubona icyaha kidukurikirana n'ubu ngubu, kandi noneho zihereye ku cyaha, zuririye ku cyaha, niho noneho zatangiye guteza umuntu icyo nakwita nk'aho ari indwara, ibyago ndetse n'urupfu. Zuririye ku cyaha, kuko iyo umuntu ataza gucumura ibyo byose ntabwo byari kumubaho. Aho rero zirakomeza noneho zikavuga uburyo zagiye zimunga muntu buhoro buhoro, ariko ikintu nakwita nk'aho ari ugukora Imana mu jisho cyabayeho, bigatuma noneho navuga ngo hatangira urugamba rweruye. Nuko Luciferi, ngira ngo sindi buyisobanure cyane kubera ko abantu benshi barayizi, ngo ni Rusoferi, ni Rusoferi cyangwa se Luciferi, nk'umutware w'amashitani. Iyo yaje kugera noneho ku rwego rwaho itangira gupanga uburyo itsemba muntu, ipanga ibyorezo, ndetse muri ibyo byorezo yapanze byashoboraga gutuma itsemba abantu harimo na coronavirus. Coronavirus se urashaka kuvuga ko nayo ituruka kuri Sekibi? Buriya coronavirus yari umushinga wa Luciferi, wari umushinga wa Luciferi, ku buryo zivuga ko Luciferi ngo yageze ku rwego rwaho yifuza kuba yatsemba abantu, kuko abanga akaba atabana nabo, kandi zarifuzaga kuza kwibera ku isi ngo zive mu nyenga, kuko nazo harazibangamiye. Noneho Luciferi apanga umushinga wa coronavirus n'ibindi byorezo, ariko noneho zikaba ngo zarateganyaga ko zimara abantu, noneho zo zikaza gutura ku isi. Rwanda zikatuvanaho, ubundi zigahita ziza zikahatura, zikabanza kutuvanaho, kuko muntu ziramwanga ku buryo zitabana nawe. Ariko ubwo nyine ntabwo umushinga wahiriye Luciferi, byaje no kuza kwigiraho ingaruka zikomeye. Ndatekereza ko dushobora kuba twabijyamo cyane, tukaba twakigira nk'ikiganiro nacyo cyihariye,
wenda dushobora kuzagenda tubiganiraho mu biganiro bitandukanye, ariko hari na YouTube channel yindi, undi muyoboro witwa Ibikangisho by'Umwanzi TV, abantu bashobora kuzajya bayisura abakeneye. Niyo twashyizeho kugira ngo tujye dushyiriraho abana mu niyawe bivuge neza. Yego, urakoze. Yitwa Ibikangisho by'Umwanzi TV. Noneho aho ngaho hariho ibindi biganiro bitandukanye abantu bashobora kuyisura, noneho bakaba bagenda bamenya andi makuru, kuko urumva iki kiganiro dukoze ntabwo twatangiriye mu ntangiriro ngo tuvuge uko roho mbi zabayeho. Ibyo byose nagiye mvuga uko zagiye zishuka muntu buhoro buhoro, amoko y'amashitani n'ibindi byose. Ibyo urumva yuko amashitani abamwe amoko. urakoze. Urumva ko ntangiye gusa naho mvumbura amatsiko menshi, nabyo mbigiyemo keretse byatwara nk'ikiganiro cyihariye. Ariko noneho reka nkomozeho nka dukeya, nubwo ntari buvuge mu buryo burambuye. Nuko burya Lusiferi yahanantukanye na 1/3 cy'abamarayika. Ibyo byo na Bibiliya irabivuga. Ariko noneho hakabamo shitani zimwe na zimwe, wenda nakwita nk'aho ari inkuru zagiye zimenyekana, zimwe zigira amazina izindi ntiziyagira, ariko izo nakwita nk'aho ari inkuru ntabwo nazo ndi buzirondore zose. Reka mbabwiremo nkeya. Hari nka Lusiferi, yo birumvikana niyo mutware mukuru mu nyenga, ngo ikaba ikuriye ishami ry'igisirikare. Hakaba Nyabingi, yongera ngo mu Rwanda barayizi. Kubera iki? Kubera ko Nyabingi yo yabaye nk'ikorera mu Rwanda cyane mu bihe bya kera, nabigita nko mu idini rya Gihanga. Urabizi ko babandwaga bakanatekera Nyabingi. Ariko buriya hariho abantu bibeshya ngo Nyabingi ni Inyarwanda kubera ko bumva n'iryo zina. Ariko buriya ni shitani mpuzamahanga, ndetse ngo ikorera mu migabane 5 y'isi. Yo ikaba mu nyenga ishinzwe ubupfumu, ikaba ishinzwe abarozi, akaba ariyo ishinzwe ibyorezo, intambara, amaksida n'ibindi nk'ibyo ngibyo. Iyo rero nayo birumvikana neza ko yayogoje isi. Ariko nyine urumva ni ikintu gikomeye kuba ubundi ngo ni nkayo nimero ya 2 kuri Lusiferi mu nyenga. Urumva biranatangaje. Ubwo abanyarwanda nabo bagomba kumenya ubwo uburemere, navuga ngo n'igihango bagiranye nayo, kugira ngo turebe uburyo twagenda tukipakurura muri rusange. Ubwo rero hari n'izindi, hari yitwa Mayimuna. Iyo nayo ikaba ishinzwe ibintu nakwita nk'ari nk'ukwemera. Hari yitwa Madamu Samake, ishinzwe ibintu byerekeranye n'ubukungu n'icyaha cy'ubusambanyi. Hari yitwa Yesu. Iyo nayo ubundi bavuga ko ngo zivuga ko ivuka kuri Mayimuna yitwa Yesu. Iyo nayo ikaba iri mu bintu by'ukwemera. Rimwe na rimwe uzasanga itera icyo nakwita nk'aho ari urujijo, kubera ko uzajya wumva abantu ngo bakoze ibintu runaka ngo mu izina rya Yesu. Hari igihe rero twe tuvuga ngo ni Yesu umuhungu wa Bikira Mariya, kandi ari umuhungu wa Mayimuna. Nibyo navugaga nti tubigiyemo nabyo bishobora kuvamo hari ikindi kiganiro kirambuye. Ubwo wenda twakomeza. Uziko burya ntago ninzi ko shitani ziba mwamoko. Ubwo hari n'amadepartoma zigiye zifite n'ubutumwa zishinzwe. Yego, birumvikana. Nk'uko ku isi habaho amashami cyangwa amadepartoma ashinzwe ibintu runaka, ngira ngo nayo wabyumvise: igisirikare, indwara z'ibyorezo, ukwemera. Urumva ko zirimo ibice byinshi cyane. Ariko hari akantu wakomojeho, umushinga wa rusofero wa corona. Ntabwo wabirangije, tubwira ukuntu uwo mushinga wari uteye. Ntabwo nabirangije. Nkuko nari nababwiye, Lusiferi yaje kugera ku rwego rw'aho ishaka kurimbura inyoko muntu, ipanga ibyorezo. Muri ibyo byorezo rero yapanze, ipangamo na coronavirus. Noneho imaze gupanga coronavirus, ni ibintu byaba birebire, kuko hari roho mbi yabisobanuraga, ikavuga ko uwo mushinga utaje guhira Lusiferi, kuko abantu baje kuza kubimenya ku isi, hanyuma bifashishije ububasha bw'Imana. Kuko buriya hari imigambi myinshi ya Sekibi igenda iburiramo
kubera ko twasabye Imana ikabihagarika. Kuko urumva Imana nayo iturwanaho mu buryo butandukanye, ariko kenshi na kenshi Imana ngo izakiza umuntu bafatanyije. Kenshi na kenshi ububasha bw'Imana nk'uko dushobora guha shitani ububasha, tukayiha ububasha kuri twe, ikatugeraho ububasha twabigizemo uruhare, ni nako n'Imana kenshi na kenshi dutabara twabigizemo uruhare. Icyo gihe rero urumva hari abantu bamwe bamenye ayo mabanga, biyambaza Imana, biyambaza ububasha bw'Imana ihagarika coronavirus. Kuko buriya hariho abantu bavuga ngo ariko se coronavirus ko yaje ikaduteza akavuyo yarangiye. Coronavirus se abantu abaganga bayihagaritse bakatuzanira imiti n'ibiki byose. Uribuka igihe abantu b'abahanga bavugaga ngo nigera muri Afurika izatumara, ngo tuzajya duhamba umunsi ku munsi, byagenze bitese? Kugeza ubu muri abo bahanga ninde wasobanura uko byagenze kugira ngo itatumara? Niki abahanga bakoze kugira ngo coronavirus itagera muri Afurika ngo itumare? Ahubwo nabo ushobora gusanga batazi uko byagenze. Ibyo rero nibyo navugaga nti kugira ngo umuntu abisobanure bimwe na bimwe, hano harimo amatsiko menshi ku buryo hari ingingo twazajya tugeraho yose twayiganiraho tugasa naho ariyo tuganiriyeho yonyine. Kandi wasanga nk'umwe mu bantu bayihagaritse ubumuzi. birumvikana yuko ntabwo navuga ko ntazi ababigizemo uruhare. Hari abo nzi. Watubwira amazina yenda nk'abantu babiri babigizemo uruhare kugira ngo buriya rero Rusufero atsinge kuri iyo ngingo yakora. Ntabwo ari byiza kugenda uvuga amazina y'abantu mutabanje kubyumvikanaho. Reka tuvuge ngo muri rusange nta nubwo navuga ngo nibo bonyine, kuko niba hari uwo nzi ariko ntabwo yasenze wenyine, ntabwo yiyambaje Imana wenyine, ahubwo yafatanyije n'abandi, kuko twese twarasengaga. None se ntitwagiye dusenga kenshi tuvuga tuti icyorezo cya coronavirus Imana ni ikidutsindire? Aho rero uko twasengaga Imana yarabyumvise. Ahubwo wenda igishya navuga abantu bashobora gukura muri iki kiganiro nuko abenshi batari wenda bazi uko byagenze, noneho tukaba tuvuga tuti hari amabanga shitani zamenye cyangwa rombi zamenye ko ari umushinga wa Rusufero. Umenye icyo gihe naho ibyerekeranye nuko abantu basenze ububasha bw'Imana bugahagarika corona, ndumva ntago nicyo wenda ntago byaba ari bishya. Ubwo rero abasenze ni benshi, abagize uruhare muri kugira ngo coronavirus ihagarare n'abafite ukwemera bose basabye Imana, wenda batazi uko byagenze, batari bafite ayo makuru yose, ariko bagasenga icyo cyorezo kigahagarara. Urakoze rero, nagira ngo nanone wenda ahanini kugira ngo, kuko ibi bintu bya shitani cyangwa bya roho mbi ntago wabyumva utabanje kumenya ikintu bita ububasha. Kuko buriya nimvuga ngo isi, hari isi ya roho, sinzi ko abantu bari bubashe guhita babyumva cyangwa se niba ubyumva, ariko iyo tuvuze ngo isi ya roho ni ukuvuga ngo hari iyi si tubona mu gifaransa bita physique, ariko hakaba noneho n'ububasha. Buriya n'icyo tubanga ibiboneka n'ibitaboneka. Yego. Hakaba noneho nicyo nakwita isi y'ububasha. Cyane cyane reka wenda mvuge icyo roho mbi zabivuzeho, icyo kintu cyerekeranye n'ububasha. Ni nayo mpamvu ubu ngewe nakubwiye ko nibanda cyane kuri ibi bintu by'ubumenyi wenda bugendanye bwerekeye kuri roho mbi, nubwo n'iby'Imana mbikurikirana. Ntago n'ubundi wamenya roho mbi utabanje kumenya iby'Imana. Ariko noneho wenda hari n'igihe kizagera tube dushobora no gushaka n'abantu b'abasesenguzi, tujye tuvuga tuti roho mbi zamenye amabanga ya naya, kuko zivuga ko aya mabanga ijuru ryazitegetse kuyamena kugira ngo tuyamenye, tumenye ubugome bwazo, twe gukomeza kuzitiranya na muntu, cyangwa se ngo zijye zikora ibibi tubyitirire n'ijuru. Kuko ujya ubona ko hari nk'igihe umuntu avuga ngo wese ngo Mana, ngo ibi kuki wemeye ko bibaho, ngo si biba bishakiye iki? Noneho ugasanga hari ibintu bibi bikomoka kuri Sekibi twitiriye Imana. Aho rero Imana ikeneye ko noneho na Sekibi tuyimenya.
kugira ngo noneho nitumara kuyimenya ntituzongere kuyitiranya na muntu cyangwa tuyitiranye n'Imana. Niyo mpamvu navugaga nti zamennye amabanga menshi ndimo ndabyegeranya, urumva maze kugera muri paje zirenga 100 nandika. Nandika amabanga zimena. Ako watubwiye ibanga rimwe gusa, kutubwira nk'atanu. Iyo bavuga titire utabisobanuye tukazana twinjira muri buri banga turisobanura. Ariko navuze byinshi kuko navuze biriya by'uko z'ubwazo zagiye zisobanura uko zakoze, uko zigometse ku Mana, uko zahanantuwe, uko zagiye zicura ibyorezo, uko ibyo zirabivuga zigatanga amakuru arambuye. Nibyo mpamvu navugaga nti keretse ahari tugiye dufata ingingo imwe tukayikora kigali. Ariko ibyo ni twe ku Rwanda se ni ikibazo cy'amatsiko, hari icyo Sekibi, hari nk'ibanga Sekibi yaba yaravuze nko ku Banyarwanda. Sekibi icyo zivuga ku Rwanda nuko zanga u Rwanda. Birumvikana u Rwanda buriya niba navuze ko Nyabingi ari imwe mu mashitani akomeye, ari icyegera cya Luciferi, ariko ikabikorera ku isi, ikaba yaraje gutura mu Rwanda, urumva ko atari ikintu cyoroshye. U Rwanda rero ni igihugu, urumva shitani kenshi burya yibanda ku kintu Imana ikunda. Byumvikane ko niba yaraje igatura mu Rwanda ikigarurira Abanyarwanda, yashaka kugira ngo iburizemo umugambi ukomeye w'Imana, kuko Imana nayo u Rwanda yararukunze. Ngira ngo tuzi byinshi, tuzi ko rwatuwe Kristo umwami, tuzi uburyo nyina wa Jambo Kibeho yarusuye. Ibyo byose rero ni umugambi Imana yari ifite ku Rwanda, nawo wenda turamutse tubigiyemo twara undi mwanya munini cyane, tuzagenda tubibonera umwanya. Ariko ibyo byose nabyo birumvikana ko u Rwanda ni igihugu cy'umwihariko, yaba kuri Sekibi iruhiga, yaba no ku Mana irurwanirira nk'igihugu yakunze, nk'igihugu cyatuwe Kristo umwami. Yego, ubwo ni ukuvuga uzagenda ubitusobanura neza muri detaye. Birumvikana ko ni ibintu wenda dushobora kuvuga tuti tuganire kuri iyi ngingo, tukayiganiraho tukayifatira umwanya munini nk'uko nabikubwiye, nk'uko abakunzi b'iyi cano Icyaha Gihire babyumva. Ni ibintu byinshi cyane, byinshi ku buryo kugira ngo umuntu abyumve abisobanukirwe byatwara ibiganiro byinshi. Buri ngingo umuntu akajya yisesengura, buri ngingo umuntu akajya yisesengura. Tuzagenda rero wenda tubiganiraho, ariko ngira ngo nibura aho naringejeje abantu batangira kumva ko hari byinshi. Noneho kuri iyi ngingo naringiyeho y'ububasha, nibyo navugaga nti ntabwo wakumva iby'Imana cyangwa ibyaroho utabaje gusobanukirwa n'icyo bita ububasha icyo ari cyo. Ngiye kubivuga ku byerekeranye n'ububasha, mbivuge uko zo zibivuga. Nibyo navugaga nti wenda hari n'igihe twazashaka abasesenguzi mu by'iyobokamana bakavuga bati ibi bintu zivuga koko unasesenguye mu bacengeye mu by'iyobokamana ntabwo zibeshya, kuko zo ni za Sekinyoma na Sekibi. Ariko biramutse koko zarategetswe n'ijuru kutumenera amabanga kugira ngo tuyamenye kandi bidufashe kuzimenya no kuzirwanya, icyo gihe ni ukuvuga ngo tuzajya tugenda dukenera n'abasesenguzi mu by'iyobokamana bajye bavuga bati koko ibi bintu ni umugambi w'Imana. Ngarutse rero ku byerekeranye n'ububasha, zivuga ko buriya muntu akorerwamo n'ububasha bubiri. Icyo akoze aba akoreshejwe n'ububasha bw'Imana. Iyo tuvuze ububasha bw'Imana birumvikana, cyangwa ububasha bw'ijuru, ubwo ni Roho Mutagatifu, cyangwa se akaba akoreshejwe n'ububasha bwa shitani, ubwo ni roho mbi. Bivuga ngo ubwo ni icyiza n'ikibi. Iyo ukoze icyiza uba ukoreshejwe n'ububasha bw'Imana, iyo ukoze ikibi uba ukoreshejwe n'ububasha bwa shitani cyangwa ububasha bwa Sekibi. Zikavuga ko rero umuntu we ku giti cye nta kintu na kimwe burya ngo yikoresha. Ibyo urumva birasaba ubusesenguzi bwimbitse. Zo niko zavuze, ubwo n'ibanga niko zavuze, iryo nibanga zamennye. Ese koko umuntu we ku giti cye atari kumwe n'Imana cyangwa atari kumwe na roho mbi ntacyo yakwikoresha? Kuko icyo gihe urumva ko haba hajemo
icyo nakwita nk'aho umuntu ahindutse busa. Ariko n'ubundi zivuga ko ngo buriya muntu waremwe n'Imana zamwangije ku buryo umuntu mu ishusho yaremwemo n'Imana atigeze abona umwanya wo kubaho. Mu ishusho umuntu yaremwemo n'Imana, kuko uzi ko umuntu yari yaremwe mu ishusho y'Imana, zahise rero zimwataka ziramwangiza ku buryo atigeze abona umwanya wo kubaho mu ishusho Imana yari yaramuremye. Ahubwo zimaze kumwanduza icyaha ziramwigarurira ku buryo usanga inshuro nyinshi umuntu abogamira ku kibi kuruta akabogomera ku cyiza. Bya bindi Pawulo mutagatifu yavugaga ati ngerageza gukora icyiza ikibi kikantanga imbere. Bivuga ngo rero kubera ubwo bukana n'ububi bwa sekibi ihora itugendaho, ihora idushukashuka, ihora idukoresha ikibi, ku buryo umuntu yageze aho amera nk'aho yomatanye na sekibi, ku buryo ndetse wagira ngo ahari umuntu yahindutse sekibi. Aho rero bigaragara neza yuko umuntu agomba kurwana urugamba kugira ngo abashe kwipakurura iyo sekibi. Aho rero ku byerekeranye n'ububasha niho zivuga ko ububasha nk'uko nari bivuze bukorera muri muntu ari ubwo bubiri, ariko noneho umuntu akaba afite icyo twita amahitamo. Ni ukuvuga ngo umuntu ahitamo ububasha bumukoresha. Ushobora guhitamo gukoreshwa na sekibi cyangwa ushobora guhitamo gukoreshwa n'Imana. Aha rero byumvikane ko ya mahitamo ya muntu ariyo noneho anatuma ashobora kubazwa ibyo yakoze cyangwa ibyo yahisemo. Ikindi nanone navuga ku byerekeranye n'ububasha ni uko ububasha buba mu bantu, ibyo twari tumaze kubivuga. Ububasha bukaba ahantu, ububasha bukaba no mu bintu. Aho wenda ndaza kuza kujya ngenda nshyiramo wenda nanjye ibintu uko mbyumva, ariko dufashe urugero katubanze ibyerekeranye n'ububasha bukorera muri muntu byo ndumva nari nabivuzeho. Ariko umuntu ashobora kuba ikigega cy'ububasha bw'Imana cyangwa akaba ikigega cy'ububasha bwa sekibi. Sinzi niba byumvikana. Akaba ni ukuvuga umuntu wese hari ukuntu cyangwa n'ubu ngubu bibaho, hari ukuntu mujya nk'ahantu muri event runaka, mwajya ku meza umuntu akarura ku buryo undi muntu wese uraza gukenera kwiyongera aza kwiserivira. Ni ukuvuga umuntu ashobora gufata ububasha bwa sekibi bukaba bumurimo ku buryo ubushaka wese cyane igihe sekibi bwayishizemo yagiye nko kuri tere kuri firidi irajya igaruka kubureba muri we. Yego urakoze. Birumvikana ni byo twahoze tuvuga, buriya icyo ubana nacyo, icyo ukunda gukorana nacyo ugeraho ugasa n'uhindutse cyo. Dufashe wenda nk'ububasha bw'Imana, uburyo umuntu ashobora kuba ikigega cy'ububasha bw'Imana. Reka dufate ingero, wenda dufate nka Musa. Dufate nka Musa ukuntu yakoranye n'Imana cyane, akura ubwoko bwayo bw'Abayisiraheli mu gihugu cya Misiri. Yageze aho asa n'Imana ku buryo ngo niyo yabaga avuye kubonana n'Imana yazaga abengerana. Urumva ko yari yarahindutse ikigega cy'ububasha bw'Imana. Cyangwa se tugafata nka Bikira Mariya. Uriya Bikira Mariya nawe ni ikigega cy'ububasha bw'Imana. Yewe nizo sekibi ubwazo no mu banga zimena nabyo zirabivuga. Hanyuma twajya nko ku byerekeranye n'umuntu ushobora kuba ikigega cya sekibi, aho ho kugira ngo umuntu azahinduke ikigega cy'ububasha bwa sekibi, ni bene bantu bumva ngo baba baragiranye nazo amasezerano. Hari umuntu rwose ugeraho wanamureba ukabona ni sekibi yigendera, yigize umuntu. Wabyita ko ari nka sekibi yigize umuntu. Ubwo rero aho navugaga ububasha ku muntu, ariko noneho reka mvuge n'ububasha ahantu. Na Bibiliya hari ibyo igenda ivuga ku byerekeranye n'ahantu hagiye haba ububasha. Urugero nko mu Iyimuka Misiri umutwe wa 3 umurongo wa 5, hari ahantu Imana yabonekeye Musa ku musozi wa Horebu. Aho ngaho iramubwira iti
Musa akuramo inkweto kuko ahantu ni hatagatifu. Byumvikana ko hari ububasha bw'Imana. Hari nko ku musozi wa Sinayi, urabizi ko yajyaga ihurira nayo na Musa, ikamuha amabwiriza n'amategeko ashyira Abayisiraheli. Ubwo byumvikane ko no ku musozi wa Sinayi hari ubwo bubasha bw'Imana. Ibyo dushobora nko kubibona mu yimuka Misiri mutwe wa 33 umurongo wa 23. Ariko noneho hari n'ahantu nka umuhanuzi Ezekiyeli avuga yabonye ikuzo ry'Imana mu ngoro. Biri mu gitabo cy'umuhanuzi Ezekiyeli umutwe wa 43 umurongo wa 1 kugeza ku wa 12. Byumvikane ko rero hari ahantu Imana igaragariza ububasha bwayo. Ariko noneho na shitani ubwo ikaba ishobora kugaragaza ububasha bwayo ahantu. Ariko kenshi na kenshi kugira ngo shitani yo igire ububasha ahantu, ni abantu baba babigizemo uruhare. Reka wenda ntange nk'urugero wenda rw'ahantu hakunzwe kuvugwa, nawe uzasanga wenda ngo ahantu uhazi habaye ikimenya bose nk'umuravumba. Ujya wumva ahantu bita Kanyarira. Iryo zina njya mbyumva nubwo ntahazi ariko njya mbyumva. Haravugwa cyane. Uhaziho iki Kanyarira? Wahumvise bavuga iki? Hari icyo waba uhaziho? Oya, nta bintu byinshi mpazi ariko iryo zina ndarizi. Abantu bajya bakunda kuvuga ngo ni umusozi w'ibitangaza. Ngo bajya kuhasengera ngo bakabona ngo ibisubizo. Ibyo rero sinzi niba uramutse ubyumvise, hari ushobora kuvuga ati ese bwo koko ahantu haba ububasha gute? Ese ahantu habonerwa ibisubizo gute? Ese ubwo bubasha bwahaje bute? Ngira ngo buri muntu wari wese yabyibaza. Ariko abenshi bahita bavuga bati ibyo nuko kabya se bwo Kanyarira sitandukaniye n'ahandi hantu. Ariko nk'umuntu ubusobanukiwe n'ibi bintu bya sekibi cyangwa by'amabanga yazo, kuko birashoboka ko ahantu hashobora kuza ububasha ariko abantu babigizemo uruhare kugira ngo ububasha buhaze. Ni ukuvuga iki? Ni ukuvuga ngo buriya ntabwo roho mbi cyangwa shitani ntago ari umuswa. Umuntu iyo kenshi asenze agashyiramo amarangamutima ye, rimwe na rimwe biha shitani rwaho. Umuntu rero ashobora kugira atya akajya ahantu wenda kuri uwo musozi wa Kanyarira, akagenda agasenga asaba ikintu runaka, kubera ko ahindutse nyamusabana uruhato. Imana kenshi na kenshi urabizi ko iyo usenze tugomba kuyisenga tugasabana umwete ariko dufitemo n'icyizere. Hari igihe umuntu mu marangamutima ye ajya gusaba ikintu ugasanga arashaka ko kiza ako kanya, agasa naho ashyizemo n'agahato. Icyo gihe shitani iba yaguteye imboni. Icyo gihe rero hari igihe shitani iza ikakujijisha ikaguha ibisubizo. Yaguha ibisubizo wowe ukibwira ko ari Imana ibiguhaye. Noneho uzagenda icyo gihe uvuga ute uriya ni umusozi w'ibitangaza nahaboneye ibi n'ibi, ubibwira abantu. Numara kubibwira abantu, undi nawe ejo ajyeyo, undi nawe ejo bundi ajyeyo. Shitani nimara kubona hamaze kugerayo abantu 100 bagiye buri munsi ngo bagiye gusaba ibitangaza, ubwo nayo noneho izihashinga ibirindiro ijye basubiza ibajijishe, noneho bajye bavuga ngo ni Imana, ariko mu by'ukuri ububasha buba buhakorera ni ubwa shitani. Ubwo rero ngira ngo urabyumva ko Imana ishobora kugaragariza ikuzo ryayo cyangwa ububasha bwayo ahantu, ariko noneho na shitani ishobora gushinga ahantu ibirindiro ikagikopera iby'Imana ikora, igakora ibijya gusa n'ibyayo, ikajya ijya kumera nk'ibyayo ikajijisha abantu. Niyo mpamvu uzasanga muri kino gihe hari ibintu by'ibitangaza byinshi bisigaye biba, kuko ndabyemera ko ibitangaza bishobora kuba hari ububasha bw'Imana, ariko hari na byinshi biba ari ububasha bwa shitani ikajijisha abantu. Reka rero wenda mvuge no kubyerekeranye n'ibintu, uko ububasha bw'Imana bushobora kuba mu bintu. Buriya roho mbi muri ayo mabanga zimena zivuga ko zitinya cyane ibintu bitagatifu. Ibintu bitagatifu, amashusho ari aba yarahawe umugisha, n'ibindi bintu bitagatifu, ibyo bikoresho bitagatifu buriya ngo birazitwika, zirabitinya. Urumva iyo ikintu cyabaye gitagatifu kiba kirimo ububasha bw'Imana. Ariko noneho na shitani ishobora kugira ububasha mu bintu, cyane cyane zikagira nk'ububasha muri biriya bintu abo bayoboke bazo cyangwa abagiranye nazo amasezerano baba barazihaye, baba barazituye.
icyo gihe rero ariko zikanavuga noneho ko hariho n'ibindi bintu bisanzwe buriya ngo zigiramo ububasha cyane. Ngiye kuvuga nka bibiri gusa wenda. Amafaranga, buriya ngo amafaranga ngira ngo ujye ubona uburyo twese hari igihe amafaranga ageraho akadutwara, ugasanga umuntu yahindutse gafaranga, ubuzima bwe bwose arirukanka ku mafaranga, ndetse kenshi na kenshi uzi ko n'uburyo abantu bahemuka kubera amafaranga. Iyo umuntu amaze gukunda amafaranga cyane agera no ku rwego rwo ahemuka. Buriya rero ngo niba hari ikintu roho mbi zishobora kugiramo ububasha zikaba zategeraho abantu benshi ni amafaranga. Ikindi buriya ubona ko burya erega amafaranga nayo buriya ariho mu buryo bw'amayobera. None se reba nko gufata igipapuro, wamara gufata igipapuro ukagishushanyaho ibintu, abantu bakabyumvikanaho bakavuga bati iki kintu uzakijyana ku isoko kigura ikintu cy'agaciro. Urumva ko kiba kirimo ububasha bwihishe, ariko ubwo bubasha shitani ishobora kubwuririraho nayo ikaba yakora byinshi nyine, kubera ko ako gaciro n'uwo mwanya tuba twarayahaye, rimwe na rimwe haba hari byinshi byihisheho inyuma by'ububasha. ishobora kubibyaza umusaruro ku buryo bwayo, ishobora kubibyaza umusaruro mu buryo bwayo. Hanyuma ikindi kintu buriya gikomeye zavuze ngo zihishamo zigakoreramo ibintu byinshi, sinyatire cyangwa isinya. Ubu ngubu ubwo urumva navugaga icyitwa ububasha, ngira ngo ariko nawe ububasha bwa sinyatire urabwumva cyangwa bw'isinya. sinyatire kwa kundi kuri umuntu asinya. None se tekereza kuba nshobora kugusinyira nkakubwira ngo genda iriya nzu ibaye iyawe, kandi ari inzu umuntu yubatse akoresheje imbaraga nyinshi. Cyangwa kuba umuntu ashobora gusinya ku gipapuro, nko muri biriya bihugu bibamo igihano cyo gupfa, umuntu ubifitiye ububasha agasinya ku gipapuro bakavuga ngo kanaka yakatiwe urwo gupfa ntagipfuye, cyangwa se kanaka yakoze icyaha iki n'iki turasinye arapfa. Icyo gipapuro umuntu yagisinyaho ugapfa, ugahita upfa. urumva ububasha icyo ari cyo. Aho rero ni ukuvuga ngo ubwo nagiye nsobanura ububasha mu buryo busa n'ubwenda kumvikana, ariko noneho buriya muri iyi si turimo, nibyo watangiye cyagiye uvuga ngo ibigaragara n'ibitagaragara. Hirya y'ibigaragara hihisha ububasha bwinshi bwinshi butagira ingano. Ni nayo mpamvu rero nababwiraga ko ndimo kugenda negeranya amabanga Sekibi zamennye, kuko muri ubwo bubasha bwazo buriya zikora ibintu byinshi bikomeye kandi bibi byangiza umuntu. Bimwe tukabimenya, ibindi ntitubimenye, bimwe bikaba biturutse kuri Sekibi tukavuga tuti ni ibyago cyangwa ni ibyorezo bisanzwe, ariko zo zigenda zivuga uburyo zanga muntu n'uburyo zihora navuga ngo zimupangira. Ntabwo ziryama ntizisinzira, zo zihora zicura imigambi yo kwangiza muntu. None kuro tugana ku musozo, uno munsi twavuze ko nyine turi gusogongeza abantu ku byo tugenda tuganiraho, tugenda tujya muri detaye. Mu buzima bwawe we ku giti cyawe hari ahantu wari wahurirana na Sekibi? Urakoze. Nibyo, ubu abantu bashoboraga no kwibaza batari ko se ibyo bintu by'amabanga bikura he? Muri rusange nkorana n'abantu batandukanye bafite ingabire cyangwa impano yo kwirukana Sekibi, cyane cyane nko mu barwayi. Noneho ububasha bw'Imana rero, umurwayi mu gihe Sekibi imaze gutsindwa cyangwa se imaze gucika intege, umurwayi ikaba ishobora kumuvugiramo ikamena amabanga. Ariko nanjye ntabwo navuga ko wenda ntaho nigeze mpurira n'icyo kintu, kuko nkuko nakubwiye nagiye mba mu basenga batandukanye, mu bakarisimatike cyane cyane. Nanjye nigeze guhura n'ikibazo nk'icyo ubwo nakoraga mu seminari zaza. Nari nshinzwe, nari uwo bita animateri, ndumva mu mashuri bamaze kumenyekana muri za 98 na 7 gutyo. Hari umwana wigeze gufatwa ararwara, amaze kurwara abantu bayoberwa ibyo ari byo. Icyo gihe barampamagara, byari nijoro, ari mu nzu baryamamo icyo bita dorotwari.
noneho barampamagara bati umwana yarwaye, ndaza nsanga koko yarwaye arimo aravuga ibintu biterekeranye, ndetse abana bamwe batangiye no kwandika bafashe udukaye. Hanyuma rero ndagenda ndamufata mukura mu bana, nyuma ubwo urumva nawe ibyo ni ubuhamya burebure. Nyuma naje twaje kuza gukurikirana rero tumenya ko ari Sekibi. Ubwo naje kugira amahirwe yo kumukurikirana kuva arwaye kugera akira. Ariko nko mu byo nakubwira nuko rimwe na rimwe mu gihe twabaga tumuherekeza tumusengera, Sekibi zavugaga zikavuga ibintu bitandukanye, tukazibaza zikadusubiza. Ndetse nge naje no kuza kugera ku rwego rwaho muri ubwo bunararibonye nari maze kugenda ngira, mbere yuko tujya kumusengera cyangwa se hari abantu bazajya kumusengera, najyagayo kumuganiriza akambwira ko hari ibintu bimwe na bimwe wenda nka Sekibi zateganyije gukora zamubwiye, noneho ukazasanga ngewe nabimenye mbere yuko biba, mbere yuko abantu bajya kumusengera akaba yarambwiye uko bizagenda, kandi najya kubona kuko nkabona niko bigenze. Ubwo rero nawe urumva ibyo nabyo kugira ngo tube twabivugaho birambuye nabyo byatwara umwanya munini, byaba ari nk'ubuhamya bwihariye. Nta kibazo ko turagushimiye rero kuri uno mwanya, kuri uno muganda utanze wo gusangiza ubumenyi bwawe mu bijyanye na Sekibi, demonology. Urwo rugendo urimo, iyo process urimo y'ubushakashatsi rwose turabikunze cyane. Abantu benshi nk'uko natangiye bivuga muri introduction, tujya twiga ibindi byose, tukiga za geography, tukiga za chimie na za biology, tukiga na za theology, ariko umwanzi wacu ukomeye niryo somo nge nakuyemo mu byo watwigishije, umwanzi uruta abandi bose tugira hano ku isi ni Sekibi. Siko bimeze? Yego rwose. Wowe ntitumumenye, kandi nk'uko wigeze ubimbwira turi no kubiganiraho kuri telefone, bambwiye ko kugira ngo umwanzi ubashe guhangana nawe urabanza ukamwiga nyine, ukamenya imbaraga ze n'intege nke ze kugira ngo umushobore. Ukaba uzi, kuko reka dufate nk'urugero, burya igihugu ujya wumva ngo ibihugu ngo biraterana birarwana, burya mbere yuko igihugu gitera ikindi kirabanza kikagitata, kikohereza abo twakwita abamaneko cyangwa intasi, bakabanza bakamenya amakuru y'icyo gihugu. Kuko ntabwo wapfa, n'ijambo ry'Imana rirabivuga ngo nta mwami wapfa gutera undi atazi ngo abafite. Iyo usanze akurusha ububasha uramusaba ngo mwibarire mu mahoro. Aho rero ni ukuvuga ngo na Sekibi tugomba kubanza tukayimenya, tugashaka imbaraga zo kuyirwanya. Birumvikana ntabwo wayirwanya utifashishije ububasha bw'Imana. Ariko hari igihe abantu bamwe na bamwe bageraho akavuga ati Sekibi ni igihangange, burya abantu benshi barayitinya kubera kutayimenya, noneho ugasanga bahisemo kumera nk'aho bibanira nayo mu mahoro. Bakibarira Sekibi mu mahoro, ariko ntabwo ari mu mahoro, uba wibeshya ko ubanye nayo mu mahoro, ariko yo kubera ko ihora ipanga kuturimbura idushakira ikibi, yo umunota n'isaha iba yakubirindura. Aho rero ibyiza ni uko ugomba kubanza ukayimenya, noneho ukamenya ko wayirwanya. Ni nayo mpamvu ibi ngibi wari uvuze uti abantu biga za geography, bakiga chimie, bakiga he, bishobora kugorana kuko dushobora no gushaka kaminuza ibi wabyigamo ntuyibone. Ariko ntekereza ko iki kintu natangiye cyo kwegeranya aya mabanga z'ubwazo zamennye, ntawamenya, wenda gishobora no kuzaba intangiriro yo kuba noneho abantu bashobora kubyegeranya, bikavamo noneho ubumenyi, uburyo abantu bavuga bati noneho turabiganiraho mu buryo nk'ubu ngubu, cyangwa ntawamenya, hari n'igihe kizagera abantu bakajya babyiga mu ishuri, nayo Sekibi bakayimenya, bakamenya ububi bwayo. Uretse ko urugamba rwo kuyirwanya aho rugeze, nkurikije amabanga zimena nazo zigeza harindimuka. ahubwo icyo muwe mushinzwe gukora ni ukusharinga ayo mabanga n'abatayazi bakayamenya, kugira ngo urumva mwebwe mwagize amahirwe kubihishurirwa, ubwo twanabitangiye n'ibyo urimo gukora, kugenda ubisangiza abandi kugira ngo nabo bagira izo mbaraga nyine zo kugira. Ahubwo nk'abantu bazakenera kuguhamagara kuri telefone, ndabizi bazagukenera kugira bamenye byinshi kuri iki kiganiro, bakubona kuri iyo nimero de telefone. Urakoze. Nitwa Muzigabanga Jean Claude, nk'uko natangiye mbivuga.
telefone yanjye ni 0788758509, ariko nk'uko natangira nabivuga hakaba na umuyoboro wa YouTube bita ibikangisho by'umwanzi TV, hamaze kujyaho n'ibiganiro bishobora kuba byabasha gufasha abantu kumenya bimwe na bimwe kuri ayo mabanga, kuko hano dushobora kuzajya tubiganiraho kuri iyi channel, tukashaka wenda n'abasesenguzi bakadufasha, ariko noneho hari na byinshi bimaze kugera kuri iyo YouTube channel bita ibikangisho by'umwanzi TV, abantu bashobora no kuyisura nayo, hanyuma tukarushaho kugenda tumena ayo mabanga, kuko birumvikana ndimo ndabyegeranya mbyandika, ariko urumva uvuze ngo ndabyandika wenda nzakuremo igitabo abantu bazagisome, bishobora gutwara igihe kirekire, mu gihe kandi usanga ubumenyi bukenewe, kuko nk'uko nari nabibabwiye muri ino minsi guhera igihe icyorezo cya coronavirus cyatangiriye, nibwo nababwiye ko noneho Imana yatangiye kumenesha Sekibi amabanga, ariko biranumvikana ko hari nk'urugamba rukomeye hagati ya muntu na shitani. Byumvikana ko rero urwo rugamba abantu bakwiye kurumenya, kuko twese turi mu rugamba. Ushobora kwibwira ngo bariya nibo baruhariwe, ariko umuntu uwo ari we wese amenye ububi bwa Sekibi, akamenya n'ububasha yifitemo, ko burya buri muntu uwo ari we wese yifitemo ububasha bwo kurwanya no gutsinda Sekibi. Buri wese rero amenye ubwo bubasha yifitemo, ahubwo ni byiza ko abantu bose bahaguruka tukinjira muri uru rugamba, kuko Sekibi nababwiye yuko Sekibi n'icyaha ntaho bitandukaniye. Ubwo rero ni ukuvuga ngo nshobora kurandura icyaha muri ngewe, nawe ukarandura icyaha, Sekibi ukasa naho navuga ngo uyitsinze cyangwa uyirukanye muri wowe, ariko noneho hakaba hari undi uyimitse. Niba rero hari undi uyimitse, icyo gihe arayiha ububasha, bitume n'urugamba rwo kuyitsinda ruzatinda. Ariko duhagurukiye rimwe tukayimenya, tukamenya ko twifitemo ububasha, tugafata umugambi wo kuyirwanya, ishobora gutsindwa mu gihe gitoya. Dufashe rero Imana, nk'uko Imana navuga ngo yatugiriye ubwo buntu, ikazitegeka cyangwa se ububasha bw'ijuru bukazitegeka kumena ayo mabanga, tuyamenye. Hanyuma nituyimara kuyamenya, biragenda binatwigisha, kuko z'ubwazo zinagenda zinivugira uburyo umuntu ashobora kuzitsinda, ndetse hari naho zigera zikavuga uburyo zizatsindwa. Nazo zirabyemera ko zizatsindwa, ariko zivuga ko kenshi na kenshi impamvu zidatsindwa ngo zive ku isi ziterwa imbaraga n'icyaha umuntu akora, kuko abantu baracyakomeje kwikorera ibyaha, kandi ibyaha ari byo biziha imbaraga. Nshuti bakunzi ba televiziyo Icyaha Gihire, abatarakora subscribe mu bikore, kugira ngo ibiganiro by'ubutaha nyine mujye muhita mubona notification, ndetse kandi mwibuke no kujya kuri channel ibikangisho by'umwanzi TV, ibikangisho by'umwanzi TV ya Jean Claude, kugira ngo n'ibindi biganiro byose bijyanye n'umwanzi Sekibi mujye mubibonera ku gihe. Ubwo murakoze cyane naho utaha. Murakoze Jean Claude. Yego, murakoze namwe, kandi abakunzi b'Icyaha Gihire TV, ndetse ubwo babaye nabi ibikangisho by'umwanzi TV, reka tubashimire.